murakoze cyane ndagarutse ni Kabagema Dieudonné abari hirya no hino ndabasuje bifurije amahoro n'umugisha. Shimye ko mukomeje kuba kuri Kabagema TV, mukomeje gukora subscribe, mukomeje no kuba mwatwereka ko muturi hafi. Uyu munsi ngarukanye iki rero? Uyu munsi nubona mfite iyi metero cyangwa se ukabona inyuma yanjye hariho icyo bita level. Umenye ko uyu munsi tugiye kuganira ku cyo bita ubwubatsi. Aba mfite hano na ekeri, aba mfite hano na metero. Impamvu ikiganiro kiravuga ngo iyo ntaza kujya ku ishuri simba nzi gutwara izi mashini zose. Iyo ntaza kujya ku ishuri simba nzi gutwara izi mashini zose. Ku bantu rero bakunda Kabagema TV, mukomeze butube hafi, mukore subscribe nk'ibisanzwe, mukore share, mukore na commentaire, ndetse muraza kugenda mukurikirana izo video uko kuri tele hano biba bimeze cyangwa se uko ubwubatsi bwa hano buba buteye muri rusange. Kuri Kabagema TV rero nkuko ngenda mbibabwira, muzi ko tubakunda cyane, muzi ko tutanabatenguha, dora twishimira ko mutuba hafi. Iyo ntaza kujya ku ishuri rero ntago maze gutwara imashini zingana gutya. Muri iyi minsi nkabangeze ku rwego rwo kuba ndi gutwara imashini bita telehandra, ariko bitaratangira nkaba narahereye ku mashini, nkaba narabanje gufata icyemezo. Mbere yo gufata icyemezo nabanje kuba nashaka amakuru nk'umuntu w'imigra mushyashya ugeze hano, nza gusanga ko kuba nk'umuntu ufite ukunda ubwubatsi kandi uri wabikunze kuva na mbere hose, numva ari wo mwanya mwiza najyamo wo kuba nayoboka ubwubatsi. Icyakurikiyeho ni uko nahise ntangira ishuri, nyimaramo igihe kitari gitoya, nsohoka nzi gutwara imashini zirenze 5 ndetse mpigirana mpabonera n'amasertifika arenze 5. Urukumva? So muri ayo masertifika nzabibereka muri episode ya 2 cyangwa se muri part 2. Iyi ni part 1 yo kubereka imashini nahamenyeye. So ku mashini nahamenyeye kuba nahamenyeye gutwara imashini yitwa forklift. Namenyeye gutwara imashini ya iyo bita scissor lift. Nkaba narize no gukoresha imashini ya boom lift, za mashini zizamura ubukandagiye ukajya hejuru mu kirere cyane, nzagenda nzibereka. Ndetse n'imashini ya telehandra niyo nababwiye ubu ngubu niyo ndi gukoresha. Harimo uyu munsi aho ndi gukorera bikaba bisaba ko uba uri umuntu nibura uzi gukoresha iyo mashini ya telehandra.
ndetse bamenyera no kuba nakoresha amwe mu maturuzi yose abubatsi bakenera, abubatsi bakenera muri rusange, harimo kuba wamenya gukora mezire, kumenya kuba wakora izi siding. Hano bubakisha icyo bita imbaho, kumenya kubaka inzu uhereye hasi guhera kuri flooring, ugakora ama drywall, ugakomeza ukajya kuri roofing, ndetse kumenya n'amadizayini yose, guterekamo imiryango yose uko igenda amadizayini yayo, kumenya aho amadirisha ari bujye, kumenya gusiga umwanya w'aho amatoilette azajya, kumenya gukata ibyumba, kumenya aho amasinga y'amashanyarazi agomba kunyura. Ibyo byose ni ibintu nahereye ku yo bita mini house, iyo mini house k'icyumba kimwe na salo, ari nako twigiragaho twese abanyeshuri ku ishuri muri rusange. So byafashije iki rero? Byafashije ko nyuma yaho maze kubimenya nahise ntangira akazi, ariko urabyumva hano kugira muri Canada, kugira ngo ube watangira kumenyera mu kazi cyangwa se uba uri umuntu wakwemerwa mu kazi, nuko uba ufite experience y'igihe kinini. Akaba apprenticeship igomba kumara imyaka 4, nkazayirangiza mfite icyo bita red seal. Red seal nirangira, nzaba ndi umuntu ushobora kuba naba na rwiyemezamirimo cyangwa se ngakora aho nshaka hose muri Canada. Uyu munsi aho ndi gukorera bikaba bisaba ko uba uri umuntu nibura uzi gukoresha iyo mashini ya telehandler. So bimfasha iki rero? Bimfasha ko iyo mba ndi umuntu uri nko muri Afrika, nakabaye ndi umuntu nibura utari guhembwa amafaranga hasi ya 500, n'amafaranga menshi, ku buryo gufata amasomo hano muri Canada ni ikintu cyiza nk'umuntu w'imigra, ku buryo mba nitegura ko ejo hazaza nzaba ndi umuntu ukomeye, nzaba ndi umuntu ushobora no kuba nanjye nafata inzu nkayipiganira, nkaba imwe ariko zimwe zoroheje, nkaba nanjye nagira gute nayihera hasi kugeza nyisoje. Ku bantu bakunda gukurikirana Kabagema TV, nkunda kubagezaho ibiganiro bifasha abantu benshi kandi birimo ubwenge, kandi bifasha abantu b'abayimigra kugira ngo twese nk'uko tugera hano nta makuru dufite, kugira ngo bibe byadufasha tube twagira aho tuva naho tugera. So kubera ukuntu mbakunda rero, ndabashimiye cyane. Ngiyeho ni Kabagema Isaie Dieudonné, mukomeze kumba hafi, mukora subscribe, mukora na share. Imana ikomeze ibarinde. Bye bye, ciao. Icyo mbifuriza ni ukuntu ubumenyi, ubwenge, ndetse no kumenya guhitamo icyo ushaka, no kugira intego, kuko hano udafite intego ugatandaraza ugafata byose, nta kintu na kimwe ugeraho. So ndabashimiye cyane rero abubatsi bose muri rusange. Imana ibaho umugisha. Bye bye.